Turabasuhuje inshuti bakunzi mukurikiye Umwete TV, uyu ni umwanya tugiye kubagezaho ikiganiro menya imico y'umuntu ugendeye ku kwezi umuntu yavutsemo. Gukoresha ukwezi umuntu yavutsemo ukamenya imyitwarire ye ni ibintu byatangiye gukoreshwa kera. Ubushakashatsi bwagiye bukorerwa ku bantu benshi, imibare yagiye ihura kuva kuri 80%. Iki kiganiro kandi tubibutse ko kigiye kugezwaho nanjye Nikiza Kimusoni wisokoje mfatanyije na mugenzi wanjye Muhoza Jean Paul, umunyamakuru mukunda muri benshi wa televiziyo Umwete. Tunabashimira abamaze gukora subscribe, like, share na comment. Tubashimira ndetse nawe uje ubwa mbere ntugende udakanze ukazogera k'umutuku ndetse kandi na subscribe, ukomeje kurushaho kuba uwa mbere mu kubona ibiganiro tubagezaho, amakuru agezweho, ibyegeranyo bitandukanye muri siporo n'imyidagaduro, mbese naho tutazabagerera tuzababera amakuru ni ku gihe. Rero mubane natwe muri iki kiganiro niba ushaka kugira ibyo usobanukira bitewe n'uko zavutsemo. Ubwo rero ntimukikwe, ndabizi ko ikiganiro kibaryohereye ni mu kanya. Reka turebere hamwe imyitwarire y'abantu tugendeye mu kwezi bagiye bavukamo, bityo nanjye kandi sinabura kubibutsa gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro tuzajya tubagezaho isaha ku isaha mujye mubibona ku gihe. Reka dutangire n'ukwezi kwa mbere. Abantu bavutse mu kwezi kwa mbere barangwa n'iki? Jean Paul. Ukwezi kwa mbere nk'uko mu kinyarwanda bakwita Mutarama, mu gifaransa bakakwita Janvier. Mboneyeho no gusuzana bose bitwa ba Janvier aho muri hose, mwumve ko Umwete TV basuje, cyangwa se abitwa ba January cyangwa se January mu cyongereza. Abantu rero bavutse mu kwezi kwa mbere cyangwa se ariko Mutarama ni abantu bafite imico ikurikira. Aba bantu ubushakashatsi buvuga ko ari abantu bifitemo ubushobozi bwo kuyobora, kandi aba bantu barigenga cyane. Aba bantu bavutse mu kwezi kwa mbere bumva ko ikintu cyose bashobora kugikora nta bundi bufasha babonye. Aba bantu kandi bavutse mu kwezi kwa Mutarama bazi gutekereza ku bintu runaka, kandi bakanamenya ubwenge ndetse no guhimba udushya. Abantu bavutse muri uku kwezi bakunda kwita ku mategeko kandi bagakunda ibintu by'umuco. Akenshi usanga iyo ari abahungu bakunda gutereta abakobwa bo mu cyaro, ndetse n'abakobwa nabo nuko. Niba waravutse mu kwezi kwa mbere ukunda gutuza, ntukunda byose bijya hanze byawe cyangwa se byerekeye ubuzima bwawe. Niba waravutse mu kwezi kwa mbere ariko Mutarama ukunda abantu bagutera imbaraga, kandi ukunda kwita ku bantu kandi ukabyitondera cyane. Nanone kandi niba uri umuntu wavutse mu kwezi kwa mbere ariko nubwo utuje, aba bantu ngo baba bazi kuba muri sosiyete ndetse no kubana n'abandi. Ariko ku rundi ruhande, niba waravutse mu kwezi kwa mbere ukunda gutungurana, kandi ukaba wanavuga nabi mu gihe hari ikitagenze neza. Niba waravutse mu kwezi kwa mbere ukunda ko abantu bose bakuri hafi baba bishimye, kandi bavuga ko abantu bavutse mu kwezi kwa mbere badakunda na gato kubona abantu bababaye cyane, cyangwa se bari mu gihe cy'agahinda cyangwa se mu gihe cy'umubabaro ukabije. Niba waravutse mu kwezi kwa mbere ntukunda kurwara, gusa nubwo badakunda kurwara ntibakunda kuba ahantu hakonje. Niba waravutse mu kwezi kwa mbere uri umuntu mwiza, urizigama cyane ku mafaranga ku buryo mbere yo kugira icyo ukora cyose ubanza kubitekerezaho inshuro nyinshi, kandi ndetse igihe kirekire ku buryo buhagije. Kimusoni, reka tugusabe noneho nawe utugezeho se abantu bavutse mu kwa kabiri bo baba bafite imico imeze ite? Abantu bavutse muri uku kwezi kwa kabiri ariko Gashyantare ni abantu barangwa n'urukundo rwinshi cyane. Ahantu hose bari, iyo nta rukundo ruhari bivuze ko bari nta kintu gihari. Ni abantu bagira impuhwe cyane, ntiwapfa kubona umuntu barenganyije, ndetse n'iyo babonye umuntu warenganyijwe birabababaza cyane n'iyo baba batamuzi. Bagira intego zikomeye, kandi iyo batazigezeho birabababaza cyane, bagahora bicuza. Bakunda gukurura igitsina gore, bityo kandi bagahindura ibyiyumviro byacyo. Bavugisha ukuri, ndetse bakunda kurwanirira uburenganzira bwabo. Ese abo mu kwezi kwa gatatu wabagezaho ibibaranga? Urakoze Kimusoni.
abantu bavutse mu kwezi kwa gatatu mu gifaransa bakunze kwita marisi, naho mu cyongereza bakakwita maci, cyangwa se mu kinyarwanda uku kwezi bakunda kukwita werurwe. Abantu bavutse muri uku kwezi kwa gatatu ni abantu bafite imico ikurikira. Aba bantu bavutse muri uku kwezi kwa werurwe ni abantu bagira amahirwe mu buzima bwabo bwa buri munsi, kandi ni abantu bakora amahitamo bikinira, cyangwa se icyo bita shuwa bikinira, ariko aya mahitamo akabazanira ibintu byiza bitangaje cyane, kandi ni abantu bashobora kubona amafaranga menshi, ariko ku rundi ruhande bakayabura vuba kuko ari abantu batagira ubugugu cyangwa se umutima mubi. Aba bantu bavutse mu kwezi kwa gatatu ni abantu bakurura abo badahuje igitsina, kandi ngo bagakundwa cyane. Kandi aba bantu bavutse mu kwezi kwa gatatu bavuga ko abo bantu ntibakunda kuvuga ku bintu byabo nk'ubuzima bwabo bwite, kereka iyo yakwisanzuyeho cyane nibwo akuganiriza ku bintu bye cyangwa se ku bintu byabo. Rimwe na rimwe usanga iyo yakwisanzuyeho aribwo akuganiriza akakwibwira bihagije. Igitangaje kuri aba bantu bavutse muri uku kwezi kwa werurwe ni uko iyo badatuje cyane basaragurika cyane, bimwe twita kwisanzura ukarenza urugero. Aba bantu bavutse muri uku kwezi kwa gatatu cyangwa se kwa werurwe bakunda kugira ibanga cyane, ku buryo kumubwira ngo akubekire ikintu kibe ibanga uba wizeye ko nta muntu azarimenera, cyangwa se ngo amenye icyo kintu wabikije uyu muntu wavutse muri uku kwezi kwa gatatu. Kandi abantu bavutse mu kwezi kwa gatatu bagira amarangamutima akomeye, kandi bakaba bazi kumva ndetse no kubara inkuru, kandi baba inshuti nziza cyane. Niba rero nawe wumva ushaka kugira inshuti, uzahitemo umukunzi cyangwa se inshuti yavutse mu kwezi kwa gatatu. Bakomeza batubwira ko kandi umuntu wavutse mu kwezi kwa gatatu ariko werurwe ashobora gukunda umuntu mu ibanga rikomeye, kandi ntabivuge. Akunda kugira inzozi z'ahazaza, ndetse agakunda gutembera cyane no kubona ibintu bishya cyane. Kandi umuntu wavutse mu kwezi kwa gatatu ariko werurwe akunda kwitangira abo akunda bose, ku buryo kumusaba ubufasha ntabuguhe ubwo aba nta kuntu atagize, ubwo nawe jya umenya ko bidashoboka nubona atabigukoreye. Kandi umuntu wavutse muri uku kwezi kwa gatatu ni abantu bakunda kwitabwaho cyane, ndetse agakunda kwitonda cyane mu gihe agiye guhitamo uwo bakundana. Kandi aba bantu bavutse mu kwezi kwa gatatu ariko werurwe batubwira ko ari abantu bitewe n'ukuntu baba bitondeye ibintu byose, biba bigoranye cyane iyo umuhemukiye cyane ko yabyibagirwa. Naho se abantu bavutse mu kwezi kwa kane, Kimusoni wasobanurira abaduteze amatwi, ese ni abantu bafite iyihe mico? Murakoze cyane Jean Paul. Abantu bavutse muri uku kwezi kwa kane ariko kwa Mata ni abantu bazwiho kurangwa no gutuza cyane, bakunda gukora ibintu byabo ku murongo, ntibakunda abantu bakunda kuzarira mu kazi. Ikindi kandi mu kazi rimwe na rimwe bagira igitsure cyane, ndetse nta n'ubwoba bagira. Bakunda abantu bagira gahunda, bakunda guhanga udushya, bagira isuku cyane, bazi gufata umwanzuro, bakunda no kugishwa inama cyane, ni inyangamugayo. Kandi ikindi kubera ko ukuntu ari inyangamugayo, bagira amahane cyane, kubera iyo mpamvu iyo batitonze bakunda gutinywa cyane. Ese abo mu kwezi kwa gatanu bo baba barangwa n'iki Jean Paul wababwira? Ukwezi kwa gatanu rero bakunda kukwita Meyi mu gifaransa, naho no mu cyongereza nabo bakwita Meyi, no mu kinyarwanda ni ukwezi bakunda kwita Gicurasi. Abantu bavutse mu kwezi kwa gatanu ariko Gicurasi ni abantu bahitamo icyo gukora bitewe n'icyo bifuza. Aba bantu ni abantu baba ari abanyempano, kandi bashobora kuvamo n'abahanzi beza, abakinnyi ba filimi n'abanditsi b'ibitabo, cyangwa se bakavamo n'abasizi ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko bisaba impano.
aba bantu bavutse mu kwezi kwa gatanu barubaha cyane kandi nabo bakanga akarengane cyane. Iyo batihaye umwanya cyane uhagije ngo biyiteho, bashobora kubabara cyane kubera ibitekerezo byose bagira. Niba waravutse muri uku kwezi kwa Gicurasi, uri umuntu ugira amahane ariko agashira vuba cyane. Wishimira cyane guterwa imbaraga ndetse ukagirwa inama, ndetse nawe ukaba uri umuntu uzi kuzigira abandi. Niba waravutse muri uku kwezi kwa Gicurasi, uzi gukora cyane, uri mwiza mu isura, wiha intego kandi ukagira intego mu buzima bwawe bwa buri munsi, uri umuntu ugira ibitekerezo byiza cyane kandi ukunda gutemberera ahantu hashyashya. Kandi niba waravutse muri uku kwezi kwa Gicurasi, uri umuntu ukunda byoroshye ndetse ukananga vuba, ndetse ukanarakarira umuntu wese ukubabaje. Iyo niyo mico rero iranga umuntu wavutse muri uku kwezi kwa gatanu, ariko ukwezi kwa Gicurasi. Ese ukwezi kwa gatandatu, ese ubundi kwitwa ngo iki? Njye sinanakuzi. Gerageza udusobanurire uko uku kwezi kwa gatandatu k'umwaka kwitwa, unadusobanurire imico iranga uku kwezi kwa gatandatu. Murakoze cyane Jean Paul. Kuri uku kwezi kwa gatandatu ariko bita Kamena, abantu bavutse muri uku kwezi barangwa no gukunda cyane ndetse bakanafuha cyane. Gusa bakunda kwitonda cyane mu rukundo, ntibagirirwa ishyari, ntibibagirwa ibyahise, bagira umutima mwiza, ikinyabupfura ndetse no kubana neza. Rimwe na rimwe ntibazi kubika ibanga, ntibishimira na gato amagambo bavugwaho, barambirwa vuba cyane, babika inzika cyane, bakunda kwimurira ibintu cyane bari bakwiriye gukora muri ako kanya. Gufata umwanzuro mbese ni ibintu bibagora. Abantu bavuka muri uku kwezi kwa gatandatu ariko kwa Kamena, ibi ngibi nibyo bibaranga. Ubwo nawe niba ari kuvukamo, nureba urasanga byinshi ubyujuje. Reka turebe abavutse muri uku kwezi kwa karindwi, ese bo barangwa n'iki Jean Paul? Nk'uko bivuze Kimusoni, urakoze cyane. Ibi bintu tuvuga akenshi usanga ari byo cyane. Njye nk'uku kwezi rwose navutsemo, nasanze iyi mico ihura neza nuko mbayeho, kandi nasanze rwose ntaho iki kiganiro kiri kubeshya. Dukomeje rero ku kwezi kwa karindwi, aho mu cyongereza bakunda kukwita July, naho mu kinyarwanda bakunda kukwita ukwezi kwa Nyakanga. Abantu bavutse muri uku kwezi kwa karindwi bakunze kwita Nyakanga, ni abantu bazi kwita cyane ku bandi kandi bakunda abantu bihangana cyane. Nabo kandi bakunze kuba ari abantu bihangana cyane. Aba bantu bavutse muri uku kwezi bagira igikundiro ku rwego rwo hejuru cyane, ku buryo kwangwa uri umuntu wavutse muri uku kwezi kwa karindwi bigorana cyane. Kandi uri umuntu ukunda gutungurana cyane, ndetse rimwe na rimwe ukaba ugaragara nk'umuntu w'umwana mwiza, ikindi gihe ukagaragara nk'umuntu mubi cyane. Abantu bavutse muri uku kwezi kwa karindwi bayoborwa cyane n'amarangamutima yabo, ku buryo iyo wakunze umuntu cyangwa iyo agusabye cyose, aba bantu bavuga ko iyo bakunda kuyoborwa n'amarangamutima yabo, cyane cyane iyo akunze umuntu, icyo amusabye cyose nta kabuza akimuha, atitaye no ku cyo byamusaba cyose. Nta muntu wanga niba yaravutse muri uku kwezi, ariko nubwo nta muntu wanga ku cyo yagusaba cyose, nubwo nta muntu wanga, ariko nta n'uwo upfa kugira inshuti ubizi ko ntacyo azakumarira. Ibi ngibi rero bituma umuntu wese muvuganye umushakamo icyiza kuruta ikibi, bikazatuma umenya ko uzamufata mu mutima wawe, ndetse n'icyo uzamukuraho mu buzima bwawe buzaza. Abantu bavutse mu kwezi kwa karindwi ni abantu basekeje kandi bakagira ibanga cyane, kandi baba batuje. Ni abanyakuri, bazi guhitamo inshuti, bakagira ubuntu, kandi utuntu twabo tuba ari utuntu tumeze nk'uducenga, ku buryo bigorana cyane, ku buryo
utapfa kubona ndetse atashatse ko ariko ubibona. Aba bantu kandi ni abantu batekereza cyane kandi bakamenya kwita ku nshuti zabo ku buryo bukomeye. Uri umuntu ukorwaho cyane n'amarangamutima ndetse bigorana cyane ngo wibagirwe ikigeze kukubaho kandi kikakubabaza. Nubwo uri umuntu udakunda kwihorera, ariko ntibisobanuye ko ugiye kwibagirwa ibyakubabaje byose cyangwa se ibyakubayeho, ahubwo bituma utongera kwizera abantu habe na gato mu buzima bwawe bwose buri imbere. Naho abantu bavutse mu kwezi kwa munani, Kimusoni, ese barangwa n'iyi mico? Murakoze cyane Jean Paul. Abantu bavutse muri uku kwezi kwa munani ariko kwa Kanama mu kinyarwanda cyuzuye, ndetse bakakwita August mu cyongereza. Mboneyeho no gusuhuza abantu bitwa ba Augustini. Gusa abantu bavutse muri uku kwezi bagira utuntu twa defo twinshi tutari twiza. Reka tubashe kugira ngo tubagezeho iyo mico yabo, babashe kwiyumva ndetse bamenye n'uko bagomba kujya bitwararika. Abantu bavutse muri uku kwezi bagira urukundo rwinshi cyane, bazi kubaka urugo cyane, ntibajya baca inyuma abo bashakanye, bifuza kubona ibyiza muri bagenzi babo kuruta uko babona ibibi byose baba bakora. Ni abahanga cyane, barikunda cyane, batekereza vuba, bagira umujinya mwinshi no kurakara mu buryo butunguranye. Murakoze cyane rero, reka dukomeze n'ukwezi kwa cyenda. Jean Paul, batubwirire. Barakoze cyane. Uku kwezi ni ukwezi gufite amateka mu buzima bwanjye, kuko nanjye uku kwezi niko yavutsemo. Niba wifuza kumenya, ndetse namwe inshuti zanjye abo duhuje iminsi mikuru y'amasabukuru, abavutse mu kwezi kwa cyenda mwese ndabashuje cyane. Ukwezi rero ni ukwezi bita Septembre mu gifaransa cyangwa se mu cyongereza bakakwita September. Ni ukwezi rero bakunze kwita Nzeri. Abantu rero bavutse muri uku kwezi ni abantu bagira ubwenge cyane kandi bazi gukunda. Gusa ikibazo cyabo ni uko iyo biyemeje gukora ibintu nyamara ntako batagize ntibabigereho, ni abantu bishinze icyaha kandi bo ubwabo nta kuntu baba batagize. Kandi aba bantu nyamara nubwo ntacyo baba batagize, bakora neza, ariko iyo bitashe kugenda neza usanga bari kwicira urubanza ko baba bakoze icyaha kandi nta cyaha bakoze, ahubwo ari uko ibyo bari bateguye bitabashije kugerwaho. Abantu bavutse mu kwezi kwa cyenda rero ni abantu bazi kwitonda, babanza bakareba ko ibintu biri. Baratuje cyane, gusa banagira akantu k'amahane no kutava ku izima. Kandi rero nimba nawe uri umuntu wavutse mu kwezi kwa cyenda, umenye ko aba bantu bahorana inzika ndetse no gutekereza ibyahise ku buryo kugira ngo azibagirwe ibintu wamukoreye bigorana cyane. Aba bantu kandi ni abantu bagira igikundiro cyane ndetse no gukundwa n'inshuti zabo. Bazi kumva bagenzi babo bari mu bibazo, bakunda abantu kandi bakunda no kubumva cyane. Kubera uburyo aba bantu bavutse mu kwezi kwa cyenda baba bahitamo inshuti bagendeye ku tuntu twinshi, usanga batisanzura ku bantu benshi. Ibi bintu bituma basa nkaho birata. Mu rukundo, umuntu wavutse mu kwezi kwa cyenda aragorana, gusa iyo abonye uwamukunda by'ukuri aramukunda, akamukunda n'umutima we wose. Kandi niba waravutse mu kwezi kwa cyenda uri umuntu wigirira ibanga. Niba waravutse mu kwezi kwa cyenda, wanga ko abantu benshi binjira mu buzima bwawe cyangwa se bamenya ibyawe byose ukora. Kandi niba waravutse mu kwezi kwa cyenda uri umuntu ukora uko ushoboye kose ngo uhore ukeye, uhore udasa nabi. Bavuga ko iyo wumva udasa neza birakubangamira cyane. Niba uri umuntu wese wavutse muri uku kwezi kwa cyenda, aba azi gukoranya amakuru ndetse no kubasha kuyatanga neza cyane, ku buryo iyo muri kumwe uba udashaka ko yaguhunga cyangwa se yagenda.
uba wumva mwagumana agakomeza akakubarira inkuru. Bavuga ko kandi aba bantu ari abantu bazi kuganira ku buryo iyo muri kumwe uba wumva nta wundi muntu wakuganiriza. Rero Kimusoni, gerageza udusobanurire, ese mu kwezi kwa cumi ho bafite iyihe mico, ese n'ukwezi kwitwa ngo iki? Murakoze cyane Jean Paul. Uku kwezi kwa cumi mu kinyarwanda cyuzuye bakwita ukwakira, ngo ni ukwezi kwa cumi. Abantu bavutse muri uku kwezi ni abantu bagira amahirwe cyane, uko byagenda kose nubwo byatinda birangira bateye imbere. Bakunda kugorwa n'ubuzima ariko bakagira kwihangana, bityo bakavamo ibyamamare. Ntibahemuka, bazi gufata umwanzuro, bazi kuganira ndetse bazi guhitamo neza. Ntibabogama, bazi kuganira iyo ari abakobwa ndetse bazi gukurura igitsina gabo cyane. Ntibakunda ababavuga inenge zabo, ntibafuha cyangwa ngo bagire ishyari, ariko iyo bibaye biba ku rwego rwo hejuru cyane ku buryo nawe rwose ubimubonyeho wakwifuza kudakunda umuntu nka we. Murabe mubyumva rero mwebwe mwese abavutse muri uku kwezi k'Ukwakira, izo ni defo zanyu ndetse n'ibyiza byanyu bibaranga. Reka dukomeze n'ukwezi kwa cumi na kumwe. Jean Paul, gerageza utubwire ubu dusobanurire ku mico y'abantu bavutse muri uku kwezi kwa cumi na kumwe kugira ngo nabo babashe kwiyumva icyerekezo barimo. Urakoze cyane Kimusoni. Ukwezi kwa cumi na kumwe ni ukwezi mu cyongereza bakunda kwita November, cyangwa se mu gifaransa bakakwita Novembre, naho mu kinyarwanda bakakwita Ugushyingo. Abantu bavutse muri uku kwezi kwa cumi na kumwe ariko bita Ugushyingo ni abantu batagira amatiku. Nta matiku arangwa mu buzima bwabo bwose, bagerageza kububona uko buri kandi bakabutwara uko bumeze kose. Niba uri umuntu wavutse muri uku kwezi k'Ugushyingo, uri umuntu uharanira iterambere cyane ku buryo icyo byagusaba cyose ngo utere imbere cyose wagikora. Ikibazo cya mbere kikubabaza ni amafaranga, ndetse iyo uri umukobwa abahungu benshi bakwibazaho byinshi. Niba kandi uri umuntu uvutse muri uku kwezi k'Ugushyingo, ukunda iterambere cyane ndetse n'aho ritari ugerageza kurishaka. Uri umuntu kandi ugerageza gushakira buri kintu cyose inzira kigomba kunyuramo, ku buryo buri kintu cyose uba wumva cyanyura mu mucyo. Abantu bavutse muri uku kwezi kwa cumi na kumwe ariko Ugushyingo ni abantu batazi neza gufata umwanzuro, kandi bazi bakora buri kimwe cyose mu rukundo, by'umwihariko icyerekeye amafaranga. Bagira kandi amarangamutima ahambaye, kandi buri gihe baba bumva ko ibintu byose bashaka gukora byaba uko babyifuza. Niba uri umuntu wavutse muri uku kwezi kwa cumi na kumwe, uri umuntu uyoborwa n'ibibonetse byose, ndetse bikaba byanagutesha amahirwe yawe, kandi wari ufite uburyo bw'iki wabona ayo mahirwe ukayabyaza umusaruro, ariko ukaba wabijugunya kandi wari kubigumana, bitewe n'uko ubasha kuyoborwa n'ibibonetse byose. Niba uri uwavutse muri uku kwezi kwa cumi na kumwe ariko Ugushyingo, ugira ibitekerezo byinshi kandi byose bifite intego nziza zo gutera imbere, ndetse kandi no kuba ni abantu bakunze kuba ari abakire mu buzima bwabo bw'ahazaza. Uri umuntu ugira amahane atunguranye, ibi bigatuma rimwe na rimwe utanabasha kugira ikibazo na kimwe ukemura. Niba uri umuntu wavutse muri uku kwezi kwa cumi na kumwe, uba ugomba kwita ku muryango wawe, kuko mu bitekerezo byawe byose uba utekereza ku muryango wawe wose. Gusa iyo ubonye ikintu gito gituma utawufasha, bishobora gutuma wibagirwa vuba. Ese Kimusoni, wagerageza kudusobanurira, ese umuntu wavutse muri uku kwezi kwa cumi n'abiri, ese uku kwezi ubundi kwitwa ngo iki? Gerageza udusobanurire muri make. Murakoze cyane Jean Paul. Uku kwezi bakwita Ukuboza, ari nako kwezi gusoza umwaka.
Abantu bavutse muri uku kwezi rero ni abantu bahorana ibintu byo gukora, bakunda guhorana n'abo bakunda, bakunze kugira amahirwe cyane, ikindi kandi bakira mu buryo butunguranye cyane, ni abizerwa, bakunze gukundwa no kugaragarizwa urukundo, ndetse banga abantu batabereka ko babitayeho, bavugisha ukuri, ntibazi kwihangana, ndetse bazi ubwenge cyane ku rwego rwo hejuru, ntibajya bacika intege, ntibakunda kuba bonyine, baba bumva ko bahorana n'abandi aho bari hose, buri muntu umuzi kandi aba amuzi ukwe gutandukanye n'undi, bivuze ngo bashobora kuba bahindagurika bitewe n'uwo bari kumwe. Ikindi kandi baraganira cyane, bavugisha kandi ukuri. Niba uri uwo waravutse muri uku kwezi rero, niba ngibi bikuranga ujye ubimenya, kandi uzasanga ari byo koko, ntago tuba tukubeshye pe. Kimisoni urakoze cyane kutugezaho ku kwezi kwa nyuma ariko bita Ukuboza cyangwa se December cyangwa se Decembre mu gifaransa. Tuzi neza ko abantu badukurikirana rwose muba musobanukiwe indimi zose, aho utumva icyongereza waba yumva igifaransa n'igiswahili ubutaha tuzakibagezaho, kuko nacyo abanyamakuru b'Umwete TV ntaho batazabagerera. Ese Kimisoni, hari comment ushobora gutera kuri iki kiganiro, kuko numvishe ngiye kinshimishije cyane, ikiganiro cyarenze cyane. Ese wowe wacyakiriye ute, wacyumvishe ute? Ikiganiro cyerekeye ku mezi ndetse n'ubusobanuro bwayo n'imyitwarire ijyanye n'umuntu bitewe n'ukwezi yavutsemo. Ese wabyakiriye gute? Ese we waba waravutse mu kwezi? Ese ibyo bintu bavuga koko wasanze ari byo cyangwa barakubeshyera ntabwo ariko bumeze? Njye rwose kabisa ibi bintu njye birantangaje, kandi rwose ubu bushakashatsi twakoze ntabwo ari ukubeshya rwose, ibintu birahura, kwezi navutsemo rwose nta n'itandukaniro, wagira ngo ni fotokopi yanjye ahubwo. Ni ibintu birenze rwose, kandi nawe udukurikiye hano ku Mwete TV nubasha gukurikira ukumva ukwezi kwawe, urasanga rwose bihura, uragira ngo ni wowe twibarije rwose, nta tandukaniro. Niba utaruzi n'ibindi, cyangwa hakaba ari uwuzi wavutse mu kwezi runaka, ubashe kumva imyitwarire y'abantu bavutse muri uku kwezi, urahita umenya uko ameze, kandi uzasanga ariko rwose nta tandukaniro. Ni byiza cyane, urakoze cyane. Birumvikana ko nanjye rwose navutse mu kwezi kwa 9, ariko rwose buriya wajyaho ninjye bibarije, nasanze iyi mico rwose ariyo nanjye nifitiye. Abantu benshi rero bajya batubwira ko ibi bintu rwose bihura, kandi usanga abantu benshi babihuje, ushobora wenda gusangamo kamwe katari keza, kandi ni byiza ko umenya imico yawe ikuranga, kuko ntawe imenya, buriya umuntu amenywa n'abandi, hanyuma ukagerageza gusobanukirwa nimba hari ibyo ukosora, ukagerageza kubikosora kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza, ubayeho neza, nta muntu ubangamira, ndetse nawe ntawe kubangamira, bitewe n'uko wisobanukiwe, kugira ngo ubashe kubana neza n'abandi bose. Rero Umwete TV ntaho utazabagerera, komeza kubana natwe, ukanda subscribe, like, share na comment, kugira ngo n'abandi benshi babashe gusobanukirwa byinshi ku buzima bwabo byerekeye ubuzima bwabo butandukanye. Ubwo rero niyo mpamvu tubasaba rwose gukomeza kudukurikirana, mukareba ibiganiro byacu mukabirangiza. Ntabwo twasoza rero tutabashimiye abafana bacu rwose b'indahemuka, by'umwihariko turashimiramo abantu badukurikirana bicecekeye, ariko comment zabo turazibona. Tugusaba ko utazajya ugenda uteye comment, kandi nimba yifuza ko mu iki kiganiro hari ibindi twakugezaho, cyose hari icyo twibagiwe, ushaka kujya usangiza muri comment, kandi comment murezi ko turazisubiza. Cyangwa se ushaka kudukurikirana kuri email yacu murayisanga muri description, cyangwa se nimero nayo murayisangaho, cyangwa se wifuza no kudutera inkunga naho urayisanga kuri iyo nimero dukoresha, cyangwa se no kuri WhatsApp. Ku mbuga nkoranyambaga naho turahari, za WhatsApp, Facebook, Instagram na Twitter, hose uradusangaho. Ubwo rero turabasaba ko mukomeza kubana natwe, murabakunzi b'Imena, turabakunda cyane. Kimisoni, sinzi nimba hari icyo baba bibagiye kugira ngo abakunzi bacu batagenda ntacyo bafunguriye kuri uyu munsi. Nanjye sinagenda ntagize icyo mbabwira rwose, turabakunda cyane, ni nayo mpamvu tubagezaho ibintu by'ingenzi kugira ngo bizabafashe mu buzima bwanyu, mujye muhorana akanyamuneza, mwishimye, duseka, kugira ngo n'iminsi ibashe kwiyongera, twirinde gusaza tukiri abajeni rwose.
Iyi niyo mpamvu tuba tubagezaho ingingo z'ingenzi zadufasha kugira ngo tubashe kugera kuri ibyo ngibyo byose, kandi nanjye sinabura kubibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byose tuzajya dutambutsa bizajye bibagereraho ku gihe, dukomeze twenjoyinge, dusabane, duseke ndetse dusangize n'abandi bose bo mu mpande zitandukanye z'isi, kuko natwe Umwete TV ntaho tutazabagerera tubashakira ibyiza rwose bizabageza ku ntsinzi yanyu. Murakoze cyane. Umunyamakuru Kimusoni yarakoze rero, ngayo nguko rero turabibutsa n'indi channel yacu dufite cyane bita Kim10 TV, nayo abishoboye rwose mukore subscribe, like, share na comment, naho haba hari ibiganiro byiza, amakuru agezweho, bya showbiz, imyidagaduro, muri siporo, iby'umuco, mbese ibiganiro byose bitandukanye, ibyegeranyo bitandukanye, amakuru agezweho ayo ari yo yose acacara kuri iyi si. Rero baranatwe kugira ngo ukomeze kubaho, ikintu cya mbere ngo bavuga ko ari amakuru. Ngaho nguko rero akaryoshye nega baramwitama, reka duhinire aha ngaha amakuru ndetse n'ikiganiro cyacu, tubarekera gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bikurikiraho ndetse n'amakuru agezweho mu kanya. Rero mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane, ciao ciao.